Didier Comedy. Can you call subscribe kuri channel itwa Didier Comedy. Ubonye wisekere. Impumyi irabasaba, impumyi irabasaba. Impumyi irabasaba, impumyi irabasaba we mwagize impuhwe koko. Impumyi irabasaba, impumyi irabasaba. Impumyi irabasaba, impumyi irabasaba. Iki? Impumyi irabasaba we. Ubwo ntabwo uri kubona ikibazo afite. Ni impumyi ariko kuvugira ngo mufashe niba hari ikintu ufite umuhe. Impumyi irabasaba, impumyi irabasaba. Nta kintu mfite ndi saa kintu habe namba. Bori ntabwo utangira kundebera. Sinjye mara nta kintu mfite. Isoko uyu ngara rusaba amafaranga bari gusaba ibintu byo kurya. Ese wamuhara byawe? Oya jyewe. Impumyi irabasaba we, impumyi irabasaba. Nta dufaranga wagendanye. Saba impumyi irabasaba we bavandimwe mwokagira Imana mwe we. Twumve ko abavandimwe wenda umva. Impumyi irabasaba rwose mwokagira Imana mwe. Dore nanjye mba niri wanga rwose kuzuba nta kintu mba nabonye. Kandi nanjye mba nyeneye kurya rwose mwokagira Imana. Sinjye niba muri kubyumva uyu mutipe ndabona afite ikibazo ngo afite ubumuga bwo kutabona arimo kubafunguza ngo ariko aricyo mwamwe. Igo rwose muvandi nago ndeba. Iyi telefone yonyine. Ese bro ninde baba kugejeje hano? Ni umuvandimwe wanero akankiranga nze gutega inshuti n'abavandimwe bantu banyura hano ku muhanda. Iyi ni seta yawe. Wahumye ryari se? Ashije nk'imyaka. Wahoze ureba? Impumyi irabasaba we, impumyi irabasaba. Tumufashije ikira. Udufaranga mwagendanye se? Ntacyo mfite si byaka telefone mfite konyine. Ibiki byateye mu rubyiruko. Imifuka ibiranga iraho habe. Ibiki byateye mu rubyiruko we. Muvandi habe namba. Wowe ufunguza. Yego. Rero nta kintu dufite ubwo urategereza abandi pe. Wenda haza guca abandi. Mwakwihanganye koko mugakubita n'inzu bipfunze koko bavandi. Ese undi muri abasore cyangwa muri abagabo? Muri abasore cyangwa muri abagabo? Abagabo kandi nyine turabasore tunabaganye. Muri mu rugero nk'urwanjye nanjye. Yewe ase mwamfashije koko namwije ko mwahuma ko. Nanjye katari kunene naravutse koko bavandi mwamfashije koko. Ubwo utangiye kuducyura ngo natwe twahuma wowe ufunguza. Ntabwo turi kimwe. Ufunguza nurangiza ukomeza. Nta kintu dufite. Impumyi irabasaba, impumyi irabasaba. Ihangane. Umva se? Nta kintu. Cyako zagiye twaza kunyuraho ubutaha. Ubutaha. Bakora kamwe akantu k'ubwenge. Muri kujya muri ruhande gutya. Natwe tugiye muri uru. Kandi mujyana hirya mushaka nk'abantu mwamushakira baze nyine. Ntago mwabura abantu muhura babona ko bifashije ukuntu mukabanyuza muri izi nzira. Cyako turagukorera ubufasha. Hari ukuntu buri n'umukire umushukashuka mu. Ujye ubona abantu mu mabisi bagenda bafunguriza abantu bari kwa muganga. Turashuka nk'igikire nyine gice hano. Umva se barakuzanira Naga imvura yari yakuba vandi, naga imvura yakubye. Oya, ubazi banyitware bamvana. Se ninde ugutwara? Nabwiye ko ari umuvandimwe wanjye n'ubunza nanga akaza no kuntwara. Ariko uyu munsi nta kintu nabonye rwose bavandi. Nyuma mama mumfunguriye. Ihangane nta kintu dufite sibye amatelefone. Cyangwa nuko ndeba uca hano hari inozi sha. Inozi ntabwo ziri mu Yavuze ko ari seta ye ntacyo. Hano hari inozi. Ubwo nyine zirandya nakundi. Ese mwambavu uri mu mufuka wanjye ma? Yego gwe ibaze umuvandi Imana koko yakwica amaso kakwica n'amazuru koko. Nera se niba nareba nago mumurirwa. Niba nareba si mumurirwa se. Nisumwe. Kare umutipa yareba. Muri he. Nano na dodo, nano kari numwe wa dodo we. Nembe nari mushyiriye petit frère ko rekamuguta. Mubene gutandukanya umutipa umumyira ego we. Umva se nari mushyiriye petit frère ko nacyo nge rekamufashisha n'umwembe none simwe no kujya. Yego rata muvandi yigosha. Nako nacyo umwe. Muvandi ushize hese. Uro umaye se. Ari kuguhere. Se muvandi. Nikomeza gukina n'umuntu w'uburwayi. Ni mutipa areba ma. Ubwo sujye kwitwa. Urasa gute? Ubu waherukaga kurya gihe ki? Ya myembe yaje. Ako se ko hashira imyaka ibiri kandi warahumye nyuma mbere y'imyaka 3. Ubu surasa nka gute urasa ubururu? Urasa kutareba neza. Gahundo. Ngurasa Uko ngukuri kubireba. gute se nyine mbwira urasa gute mu mbwiza uko? Urasa ubururu? Urasa ubururu? Ndashisi ubururu baho. Mwajya muri bakube kibaza koko. Nuba kijyambe. Ni imyembe yaje so twagwaje imyaka ibihumye. Urata we.
twagukuramo nyababyeyi. Akaruru kavanzemo none se ubu ngubu reka nkubaze ufite ababyeyi se? Ababyeyi ndabafite. Ababyeyi ndabafite, mfite na mushiki wanjye na basaza banjye. Ubwo nibo baba bakoresheje ngo uze gufunguza se? Ninjye wowe watetse, ninjye wowe wazanye icyo gitekerezo. Ese ntareka gufunguza ngo mbeho gute? Natwe rero tuba tugiye muri byinshi reka tugiye. none se nyuma y'imennye ijisho imennye amaso Uje nyine n'uburwayi bwaje nyine busanzwe nyine. Twebwe rero turagiye. Ewe ariko umwenda shawe. Ese warasumira ko Uya nabibonye urasa umuhondo, ngewe nayibonye urasa. Ese ubibonye? Umuhondo uriho n'utudomo tw'umukara. Ko se kamubaza. Nibwo ahuma amaso y'umutima nayo yahuma. kuryo wabona se amabara y'umwembe. Umukara n'umuhondo sindize ko yareba. Kuki umwembe uzana uyu mwembe w'umenda go. Oya. Ava amafaranga. Oya ariko uretse nese koko wamfunguriye koko. Bamfunguriye koko ngatangira ngewe. Bro rebiriya mbwa. Ye bro. Tama yanjani umwembe kandi nanjye base no kuhanyina ngambe ko muri kandi ibi nagaruka mbere bimba byo gufasha abantu ngikangira byo hombeye. niwo muvugo wawe nyine wagenda umubwira n'undi azenge nagura mwembe wongera nakohereza amazi ngiye kubwo cyangwa amagaye polisi yaramwizane narebeka kika twigendera